Mosango makotango wa ropeli boli salamema hediango tango makosairanga arasala wilimande tako milifo iga lomesa tango milimanga tango ya arasala kostikirigiri manda arareba ndabona ari kureba ibibazo byawe, ndabona areba uburwayi bwawe, ndabona areba ubukene bwawe, ndabona areba akarengane kawe, arareba we ndagira ngo wiherere none arareba arakora igitangaza. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato. Ngo nimusenga. Reka ndino aho rendwa. Wewe umekutana na Yesu. Hata niseme na Kiswahili. Wewe umekutana na Yesu. Mungu ametaka ukimaliza kusikia neno hili, ingia katika ndani nyumbani mwako. Sasa ukiingia katika ndani pale nyumbani, uanze kumuomba Mungu. Tena mbele ya kuomba, anza kwanza uombe msamaha. Anza kwanza uambie ule Yesu akurehemu. Uambie ule Yesu akutakase. Ukimaliza kutakasa nawe, uanze kumwambia shida yako. Ngo numara gukinguruke. Ngutangira ubwire so mwiherera. Uba abantu bari muri Kongo, abantu bumva Igiswahili, mwihangane. Ubutatuzaza tuza tuvuge mu Giswahili namwe mumenye. Amen. Amen. No kubitesha iki agaciro. Elisa yegeze ahanura ibwami. Ndumva ari mu gitabo cya kabiri cy'abami yavugiye ayo makuru. Arahanura avuga ngo ejo nkikige bari barishwe n'inzara ku irembo ry'Isamariya. Indengo y'ifu y'ingezi zagurwa shekeri. Neziri za sayiri zizagurwa shekeri. Nzaza mvuge kuri aya makuru neza. Amen. Noneho ngo umutware umwami yegamiraga, ngo aravuga ngo nawe Uwiteka yakingura amadirisha yose yo mu ijuru, bene izo ntizabo Elisa izuvuze ntibibaho. Niko abantu bari mu kwirika iby'Imana bakabigenzuza amaso y'umubiri, bakabifata nk'ibitariho, nk'ibitazashoboka. Ariko Elisa arahanura aravuga ngo uzabirebesha amaso, izo mpanuye bizaba, ariko wowe uzabirebesha amaso, ariko ntuzabiryaho. Kanizere kumeze neza kandi uri amahoro uduteze amatwi kandi ukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Neza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose aho hose mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwaryo, ariko kandi n'abatuye mu mujyi wa Kigali. Mwese turabasuje twifurije imigisha y'Imana. Intare yacu ya gatanu diaspora, mwese turabaramukije aho muhereye hose. Igitondo cyiza, gicamutse cyiza, umugoroba mwiza kugeze ku mugoroba. Mwese Imana ibahire kandi Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu. Ninde mvugana kuri mikro rimwe n'umukozi w'Imana Hakiki Daniel. Amen. Hakiki byaramufashe ariko nta kundi byose bifatanyiriza mu kutuzanira ibyiza. Tumaze igihe tutabonana ariko dushimye Imana yuko icinzira tukaba tubonanye. Ntago biba byoroshye muri isi cyane ko umuntu abashaka n'indi mibereho, ariko iyo umuntu Imana imucira inzira kongera akaboneka, kongera akonwanya kuvuga kwera kw'Imana, aba ari umugisha none udasanzwe. Mu byo dushimira Imana no kuba twongereye uyu munsi tukaba tugihumeka ko abazimba tutajyanye kwa muganga, nabyo tugomba kubishimira Imana. Mwene data Daniel turagusuje mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, nange ndabashuhuje kandi nishimiye kongera kubabona muri ubwiza bw'Imana, muri amavuta y'Imana, Imana Data n'Umwuka Wera ndetse n'Umwana, byose bibane namwe n'amafaranga n'umunezero kwa kila kitu chote mumehitaji. Imana ikibaheze mu izina rya Yesu. Amen. Umeze neza se? Meze neza cyane. Uretse ko ijwi rimaze iminsi risare bitewe n'urugendo mazemo iminsi rw'ivuga butumwa ndetse n'amasengesho muri rusange, ariko muri byose Imana yabanye natwe. Navuga ngo umutima ni muzima ariko umubiri we ufite intege nkeya, ariko nawe ugomba kwihangana kuko ndabwo turi kumwe tuzawusiga hano mu isi, ariko undi muntu w'indana aracakomeje urugendo. Ubugingo bumeze neza? Ubugingo ni buzima? Ubugingo bumeze neza. Sohoriza bugingo. Bugingo ndagusuhuje. Bugingo nagubwe neza kandi arashigikiwe, aremewe ndetse kandi nawe ahorana umunezero.
yego Imana ishimwe cyane ko tubonanye nawe ariko kandi aha twicaye ni ku kigo cyitwa Alarme Business Center giherereye i Kagugu aho tubafitiye serivisi zitandukanye twakira ubukwe hano ku muntu ukeneye gukora ubukwe dufite jaride nziza wakoreramo ubukwe bwawe bukagira neza dufite amasare atandukanye kandi meza cyane dufite ahantu watwikurura dufite n'ahantu wakwambarira uri umugeni byose twabitayeho ikindi kandi tubafitiye amacumbi meza kandi byose biri ku biciro bito cyane kuba bafite babuza aho gucyuriza inama dufite amasare y'inama menshi cyane ariko kandi dufite n'amaofisi akodeshwa mutugane tubafashe dufite wireless free duhereza abakiriya kandi dufite na parking ihagije yuzuye ifite umutekano uhagije ikindi twicyongera hano umukiriya ni umwami duhamagare kuri 0788 0788 0788 uze tugufashe kandi tuguhe keya. Amen. Daniel nibyo byari ngombwa kugira ngo tubwire abantu aya niko bimeze roho nzima mu mubiri muzima kandi bumvishe ijambo ry'Imana ugaciriza ubukwe ahantu habi ntago byatunezeza abakozi b'Imana wese bumvishe ijambo ry'Imana ku Musaraba TV akene tuba tugusengera Imana abantu ngo bacyuze ubukwe uyu munsi ndasengera abakobwa Imana ibakorera amakwe babona abagabo abasore babona abagore baze bazibuke kuri Alarme Center niko bimeze aho kandi n'abantu bari gukora inama za kubaka igihugu za kubaka imiryango yabo za kubaka business zabo no batugaye tubafashe mu izina rya Yesu. Amen. Byose tubikora mu izina rya Yesu bikemera cyane. Nako nende kubaza nti bugingo ameze neza. Bugingo ameze neza aritegura kuzasanga nyirabwo ari w'Imana. Turi mu minsi itoroshye iminsi ibihe biratwegereye kandi badushyikiriye niko muri ndi kuvuga ngo Yesu araje. Ese Daniel ibihe wowe uri kubibona gute rero bimeze bite umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru yitware gute ubugingo tumurinde gute? Bo bugingo umuntu uri kujya mu gihugu cyo mu ijuru murakoze cyane kandi ni koko Yesu Kristo ari bugufi nuko rimwe na rimwe tubibwira abantu bakavuga ngo niko zahoze niko zagenze umwaka utambutse barabivuze ariko Yesu Kristo we ari bugufi kandi nubwo muri ruhande rwawe uri kuvuga ngo niko bavuze mu mwaka washize ariko ukumbuke wibuke ko n'urupfu rugize gute bahari kandi urakwegereye urasabwa kugira ngo urinde bugingo wegerana n'Imana uhinduka umutima usenga kandi ikindi uhinduka nimba uvuga ngo warakijijwe yuzo wakijijwe uge kure yabyo ahubwo wegerane n'Imana nico dusabwa turasabwa gusenga no guhinduka no gukizwa hari abantu basenga ariko batarakizwa hari ibintu bakigendana hari ibintu bakikoreye rero urasabwa gukizwa ibyo nimba ari intonganya uzikizwe zisigare nimba ari ubusambo ubukizwe usigare nimba ari ubusambanyi ubukire ubisige numara kubisiga ukomeza urugendo ntakinduka ikikubasi nico dusabwa kugira ngo ubugingo bubashe kubaho rero uko twambika uyu mubiri tugaburira uyu mubiri tuwusiga amavuta niko twagakwiye kubikorera uw'agaciro ari we bugingo abantu twambika uyu mubiri ariko tukibagirwa ko n'ubundi nubwo twawusiza amavuta ahumura ariko ntabwo umuswa uzawutinya ngo wasize amavuta ahumura ntabwo tuzatinya kugushyira muri ziriya metero ngo nuko wambaraga kositime nziza ariko nyamara niwambika bugingo azagubwa neza ndetse azatuma ugira agaciro imbere ya data n'imbere y'abamarayika ariko nutambika bugingo ugakomeza kwambika hano ukakomeza kugaburira hano reka ngutangarize bugingo azahazwa nuko wagiye mu masengesho uri mu gukora izo gukiranuka iyo wafashe akanya ukaja kwiyiriza ugasenga amasengesho arimo gukiranuka burya bugingo abahaye abyibuha abahaye akomera agubwa neza ariko ntabwo tubiha agaciro birakwiye ko twambika bugingo tukamusiga amavuta tukamugaburira kugira ngo azaduhamiririze cyangwa se azagira ishema imbere ya data n'imbere y'abamarayika muri make imbere ya muremyi azaze agaragare neza amerewe neza ariko nibitaba izo ngibyo nakwambiye hari igihe nzasoma ku mateka y'umuriro kavuga uturiya muriro ni atari
muhunge mudapfa torero ry'Imana bantu bari impande zitandukanye muhunge mudapfa mukora ico Imana ishaka. Imana ikeneye ko witwara uko ushaka mwakino gihe kubera ko Yesu Kristo ari bugufi. Gira amasengesho kandi ugira ibintu usiga, ugira uburyo uhindukira, ugira ibintu uta. Niko Imana yabwiye Aburahamu ngo siga bene wanyu, nimba umaze igihe ugendana n'umuntu udakijijwe udahinduka siga musige, uwo nuwo kugusubiza inyuma. Nimba ubona atari gukizwa atari guhinduka mwaragendanye ariko asubira inyuma ugerageje kumuganiriza yanga guhinduka ntagukerereze, musiga ukomeze urugendo mu izina rya Yesu. Yego. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ese Daniel birashoboka yuko umuntu yakizwa kandi ari mu ntambara cyangwa se ari mu bigeragezo? Ese birashoboka gukizwa mu bigeragezo? Cyane. Gukizwa mu bigeragezo turakizwa. Kandi kugeragezwa kwacu turi mu bibazo ntabwo ari Satani ubiduteza, n'Imana iba yazemeye. Kuko wibuke Yobu yaraguwe neza, arya neza, abona abana akanezerwa, abona amashyi akanezerwa, agakomeza guhimbaza Imana. Ariko Satani biramubabaza, abazwa nuko Yobu abayeho neza kandi akanakiranuka. Aravuga uti Imana iramubwira ati Sata, good morning Sata, ti good morning, uvuye mvuye gutembera hariya mu isi. Ati waba witegereje umugaragu wanje Yobu ukunda nkiranukira muri zose kandi amerewe neza? Ati namubonye kiriya kigabo cyabura kugukiranukira gute? Wamuhaye abana beza, umuha kurya neza, umuha gutemba itoto, ndacatuma atagukiranukira. Imana ati tigenda umugerageze maze ndebe ko atazankiranukira. Atariko ubugingo bwe ntabwo ngize gute, ntabwo nguhaye. Yobu arakiranuka mwabino bibazo, Yobu inshuti ziramwanga, Yobu abana barapfa, imikumbi ye irashira, abura buri kimwe cyose, asigara wenyine, ararwara cyane ngo agera igihe yishimisha urujyo. Yobu arageragezwa, ariko muri kwa kugeragezwa kwa Yobu ngo akiranukira Imana. Rero Imana iragute, hari igihe Imana yemera ko tunyura mu bikomeye kugira ngo irebe ko tutayivuga ku munwa gusa, dushobora no kuyivuga mu bikomeye. Rero birakwiye ahubwo ko dukiranuka cyane mu gihe turi mu bigeragezo. Imana ikeneye umutima we kukiranuka mu gihe uri mu kugeragezwa. Imana ikeneye kuyihamiririza imbere ya Satani. Imana ikeneye kuyihamiririza imbere y'ibikugerageza. Yaravuze ngo nimwemera kumpamiririza mu maso y'abantu, naje nzabahamiririza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Imana ikeneye ko mwene Data tuyihamiririza mu burwayi, mu nzara, mu bukene, tukayihamiririza tugakomeza kugira gute, gukiranuka. Rero ahubwo nakavuze ngo ntago tukwiye kugamburura mu makuba, ahubwo dukwiye kwegerana n'Imana tugakiranuka mu gihe turi kugeragezwa. Ubutunzi ntabwo ari bwo bwatuma ukiranuka, oya, ahubwo kiranuka n'ubutunzi budahari nibunaboneka uzakomeze gukiranukira Imana. Yego. Urakoze cyane. Iyo umuntu ari mu bigeragezo arasenga cyane, iyo umuntu ari mu bigeragezo azamuka imisozi, ariko wasanga uko kuzamuka imisozi, uko kwiyereza ubusa, uko gusenga cyane, ugasanga si urukundo afitiye Imana, ahubwo ni nko kwicira inzira kugira ngo ariko Imana yamubona. Muri ibyo bigeragezo cyangwa se muri izo ntambara ari kurwana ibibazo bitandukanye, ugasanga ayo masuko akunze Imana, ahubwo ari gushaka ikintu Imana yama kugira ngo ave muri ibyo bihe by'amage arimo. Yamara gusubizwa mu minsi mikeya, ukibaza nimba ari wa muntu wazamukaga imisozi bikagucanga, ukibaza nimba ari wa muntu wasengaga bikamucanga. Ese ko abantu bakizwa mu bibazo turabyumvishe, bagera mu bisubizo bikanga, ugasanga bateye Imana umugongo. Iyo tugeze mu bisubizo ntago gukiranuka muri bisubizo ntago bishoboka. Nimba bishoboka se ukubera iki abantu bagira mu bisubizo aho kugira ngo bubahishe Imana muri bya bisubizo, bagatera Imana umugongo, bakibagirwa aho bagiye gupfukama basenga Imana, ahubwo bakapfukama bari kubaramira izindi Mana. Ni ukubera iki mu bisubizo abantu bagwa? Ni ukubera iki mu bisubizo abantu bibagirwa Imana aho kuyikundisha ibyo yabahaye? Urakoze cyane.
ni ibintu biteye agahinda kandi bibabaza Imana. Rero impamvu imwe n'imwe abantu basubizwa bamara bakibagirwa Imana gukiranuka ntibabikore, muzi ukuri nuko basenze amasengesho menshi bari mu kugeragezwa, ariko bamaze gutabarwa bagabanya amasengesho. Bamaze kugabanya amasengesho muri bo, nibwo Satani yabinjiye batangira gukoreshwa na Satani, bata umurongo w'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa kabiri hazavuga ngo numara kurya ugahaga uzirinde kwibagirwa. Uyu muntu umaze kurya mu z'ukuri agahaga ni umuntu washonje arageragezwa, inzara iramukubita, ubukene buramukubita, ariko amaze kurya aribagirwa. Rero ni kwa kwirara. Abantu nimureke kwirara. Nimba uri gusenga Imana ukennye, uri gusaba Imana ngo ihindure amateka yawe, menya ngo Imana ikwigaragaje ukennye nta n'izabana nawe nuyizera mu gihe wabaye umukire. Imana uri gusenga utarasubizwa, nimara no kugusubiza nta n'izakomeza kubana nawe mu gihe wakomeje kuyizera. Igitera abantu bene izo nuko birara, bagatakaza ubusabane bwabo n'Imana, ahubwo bagatangira gusabana n'ivy'Imana yabahaye. Nico kibitera. Amen. Umuntu Imana imuhaye imodoka, ntari mu gushima Imana yayimuhe ngo atangira asabane nayo, atangiye gusabana na ya modoka, aja gisimenti, aja ku murwa wera, ku mirwa itandukanye ngo nugutembera ama. Rero abantu nibagabanye gusabana n'ivy'Imana yabahaye, ahubwo bige gusabana n'Imana, nibwo bazatsinda iyi si ndetse na Satani. Ariko nibitabizo, ntukigere wemera kugeragezwa n'ibisubizo. Iryo jambo ejo bundi nabwirije abantu, nimureke kugeragezwa n'ibisubizo vy'Imana, nimwige kubana n'Imana, we gutakaza Imana. Imana nibwo buzima. Iyo utakaje Imana muri wowe wamaze komatana na Satani. Nusanga umuntu yagiraga umutima mwiza, ugasanga atagiye kuba umugome, agatangira gukora ibintu bihabanye, agatangira gukora ibitandukanye. Imana yegeze itabara yambutsa abayisiraheli, ubwo nukwibagirwa ineza y'Imana ngezeho. Ijambo ryitwa kwibagirwa. Imana yegeze itabara abayisiraheli bari mu buretwa, Farawo bakoresha uburetwa. Imana ibona gutaka kwabo, batakishwaga n'uburetwa, bakoreshwaga muri Egiputa. Imana yohereza Musada. Imana yohereje Musada, bambuka inyanja itukura, bagera mu butayu, izo kurya bibuze, Imana irabatunga, ikomeza kubagaburira. Ariko igitanga cyangwa se ikintu gikomeye cyabaye ngo bibagiwe Imana, bibagirwa ivy'Imana yabakoreye. Barangije bimika izindi Imana mu mitima yabo, batangira gusuzuguza Imana no gutesha Imana agaciro. Nizo bigiye gutuma abantu barimbuka, nizo bigiye gutuma inkoni y'Uwiteka ikubita. Yamara gukubita igakubita n'aba bandi mwari muzi ngo barasengaga, yagera mu rusengero ikavutagura. Kubera iki? Imana yarabumvishe muri cya gihe cy'amakuba, ariko imaze kubumva barangije baratandukira, barayibagirwa. Umurengwe urabica, baribagirwa. Abantu nimugabanye umurengwe, mwibuke ya Mana, ariko nimutibuka Imana ngo mukiranuke, muce bugufi, mwongere musabane nayo, inkoni y'Uwiteka iramanutse kandi ije gukubita itarobanura. Murakoze cyane. Yego, urakoze cyane Daniel. Turi no kwinjira mu kiganiro cyacu neza, twamaze kugeramo. Inkoni y'Uwiteka iraje. Ola peni mosala melimo tango makosa igai tila sala milima, ndayibona inkoni y'Uwiteka nigera mu ikanisa irakubita, nigera muri Katolika irakubita, nigera mu isoko irakubita, nigera Nyabugogo irakubita, nigera impande zose irakubita. Nimutihana ngo mwongere mugarukire Imana, inkoni y'Uwiteka
nigera muri Amerika irakubita, nigera i Burayi irakubita, nigera muri Afurika irakubita, kubera ko ndabona inkoni y'Imana yamaze kumanuka. Yego urabona Ola motamo sala melimo kotango makasala wangaya heli sala wilimo tango milima sala wilinga tango kosanda wa urakoze Mana. Komeza. urabona inkoni y'Uwiteka yamaze kumanuka, ariko kandi ntago twishimira yuko abantu babona ibihano. nicyo kintu kiri mu bintu Imana yashyiriyeho abantu b'abahanuzi, abantu bakoze Imana, kugira ngo muburire abantu bamenye ukuri. Nkunda kuvuga ngo nibamenye ukuri niko kuzabatura, bamenye ukuri bihane. Uyu munsi niki umuntu duteze amatwi abo bantu inkoni yari imanukiye bakora iki kugira ngo iyo nkoni cyangwa se iyo nkota isubire mu rwubati? Hakorwa iki kugira ngo Imana yongere ibabarira abantu? Bibiliya iravuga ngo nduwiteka ndica nkanakiza, nshira ikuzimu ngakurayo. Imana ikeneye ko abantu baca bugufi. Imana ni inyembabazi, ariko ibabarira bagize gute? Abayisanze bayitakambiye. Niko Nineve bakoze. Uriya murwa wari ugiye kurimbuka, ubuhanuzi bwanamanutse, ariko ngo bambara ibigunira, ngo barategeka ati ntimurye amatungo yanyu, ntimugire uko muyareke. Niko umwami yategetse, ngo bambara ibigunira, ngo barangije ngo batakambira Imana. Bamara igihe batakambira Imana. Imana igira gute? Igira imbabazi, irabababarira. Umva ikintu kibabaje Imana, si uko ubuhanuzi budatambuka buri munsi, ahubwo abantu ntibagishaka kumva icyo Imana ivuze, ahubwo basigaye bashyiramo logike, ubwenge bw'isi. Babwenge bw'isi babaye benshi, ariko umunyabwenge numara kumva buno butumwa agaca bugufi, akihana, akavuga uti Imana narakosheje, maze igihe nitwara uko udashaka, maze igihe ngenda uko udashaka, ariko nciye bugufi mu maso yawe, mu mutima wanje ndagusabye kugira ngo unkize, umbabarire, wongere unzure. Nuca bugufi mu maso y'Imana, nibaca bugufi Imana iragira gute? Iragira imbabazi. Motango mala salame kotangwe gaye. Ejo bundi twahanuye icyorezo, none natangiye kumva ku makuru ko cyatangiye gusesekara. Ubu umuntu utaraciye bugufi ndibigiye kumusohora, kandi ubutumwa bwaratambutse. None se mwishimiye ko ibyo byorezo mwahanuye, mwishimiye ko tubamenye uko ibyo mwahanuye bisohoye, cyangwa mwishimira yuko ibyo mwahanuye Imana yabikora kubw'amasengesho? Twishimira ko Imana ibikuraho, turanasenga cyane tubisengera ngo bikurweho, ariko abo dusengera Imana yabareba ikabona ntibafite umutima wo guhinduka, ahubwo bafite umutima wo gupinga iby'Imana no kubitesha agaciro. Elisa yageze ahanura ibwami. Ndumva ari mu gitabo cya 2 cy'abami yavugiye ayo makuru. Arahanura aravuga ngo ejo nkikigihe bari barishwe n'inzara ku irembo ry'i Samariya, indengo y'ifu y'ingezi zizagurwa shekeli imwe, n'ebyiri za sayiri zizagurwa shekeli imwe. Nzaza mvuge kuri aya makuru neza. Amen. Noneho ngo umutware umwami yegamiraga, ngo aravuga ngo nawe Uwiteka yakingura amadirishya yose yo mu ijuru, bene izo ntizabo Elisa izuvuze ntibibaho. Niko abantu bari mu kwirikika iby'Imana bakabigenzuza amaso y'umubiri, bakabifata nk'ibitariho, nk'ibitazashoboka. Ariko Elisa arahanura, aravuga ngo uzabirebesha amaso, izo mpanuye bizaba, ariko wowe uzabirebesha amaso, ariko ntuzabiryaho. Uko niko abantu bagiye kubirebesha amaso bikabasohoreraho, kubera ko babipinze. Ariko abemeye bagaca bugufi, nakwambiye Imana izabagirira ibamba. Imana ijya kurimbura Sodomu na Gomora kubw'ibyaha byaharegwaga. Yagiye kubaza umugabo umwe, ndumva niba ari Aburahamu, imubwira ko igiye kurimbura Sodomu na Gomora. Aburahamu agenda atanga ingero, avuga ati nuhasanga abangaba uzaharembura. Ati hoya, nuhasanga abangaba uzaharembura. Hoya, kubera iki abo bantu bake bemeye kumva bagahindukira
kuki mutasenga Imana avuga ati nk'umusenga nkuko Aburahamu yasabye Imana ko ati Imana nihagira abangaye basi batanu bumva ibyo twavuze bahagarire igihugu cyose bahagarire isi yose ahari wunamura icumu kuki mutari gusenga Imana musaba gutyo dusaba Imana gutyo ndetse na cyane tugakomeza kwinginga Imana ukwezi yagombaga kubisorezamo Imana ikongera igakinga ukuboko tugakomeza gusenga Imana ariko Imana yakitegereza ikabona umubare w'abakomeza kunangira imitima uri kuba mwinshi niyo mpamvu tukomeza kugaruka tuburira abantu ariko dukomeza kuburira abantu Imana igakinga ukuboko ikavuga ngo kuno kwezi ntibikibaye numvishe gusenga kwanyu bana banjye ariko Imana yakomeza kubona ikabona bakomeje gusubira inyuma ni benshi niyo mpamvu ikomeza kudutuma ati ndabona ibyaha byakomeje kuba byinshi mu bantu nimugende mubaburire tukaza kuburira abantu ariko tuba twababuriye tukanasenga Imana ikoroshye ikavuga ngo nimba ari mu kwa kane ntibikije tugakomeza tugasenga Imana ikabona imitima y'abantu ikomeje kuba mibi ikavuga uti noneho biranze genda muburire abantu babwire ngo nibatihana ndaje kandi nje kubahana ariko tuba twasenze kandi Aburahamu nawe yabwiye Imana ati baboneka agera igihe Aburahamu abona ati bahaye baboneka arangije arigendera Imana nayo irigira gute irimbura uyu murwa ibaze ko abagabo bari baje kuburira Sodomu n'i Gomora abo bashaka kubatinganya ngo babatinganye abantu ariko abantu bubu ariko abantu bubu tibatinya ayiwe abantu tibatinya hari undi wavuze ngo Imana ntabwiga ifite gukina n'abantu kuko ijuru ryo ritazabura abantu hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali izino mwisi ndabihinyuye nsigaye nifu sivyo mwijuru je ndi umukristo gakondo yanje iri mwijuru ku Mana yacu tanzaribayo tanimiruho abaho bose baguwe neza muhindukire bwoko bw'Imana muhindukire mw'ababyeyi muhindukire mw'abakobwa muhindukire mw'abasore muhindukire mw'abagabo bazungu birabura abari muri Amerika abari i Burayi abari muri Afurika abatumva Mana we ubundi gusenga Imana inyigishe kuvuga mu ndimi z'amahanga zitandukanye nze mvuge no mu Gishinwa nze mvuga ariko ndakwingize wungurikiraniye wa mukristo we umaze kumva ya makuru nimba wumva Igishinwa reba ukuntu utangariza n'Abashinwa ya makuru babwire ko Imana tangariza abatumva kino kirimi ubabwire mu kirimi Imana kwigishije indimi bumva no makuru kubera ko Yesu araje kandi ari karibu murakoze cyane ibyerekana kuza kwe izerekana kuza kwe biri utakuboneka agiye kutugabira kuba ukwiteka kwirembo ubari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo haleluya penamo salamo kotango meli wisili milima tangua hitaya sala wilimi kitanga ili sili wilinga nga mashadagada ti pelimosa walimo konda manga satikinigai ayiwe araje bene data mureke kwirara araje iyo dusomye Bibiliya dusanga hari umugabo wigize kugurana umugisha ibishyimbo inzara y'iminota mike yavuga ati uwo mugisha mu butware ariko munyihere udushyimbo nirire ndakeka ari Esawu uyu munsi iyo urebye abantu benshi batakaje gifite umumaro gifite inyungu z'igihe kirekire babigurana inyungu z'umwanya muto yatanga message kuri abo bantu
mesaje ya mbere natanga kuri mwebwe nuko mugiye kuzababazwa izo mwaguranye agakiza, izo mwaguranye umugabane Imana yabahaye ntibigihari, ntacyo bizabamarira, ntago bizabafasha. Mugiye gukubitwa, mugiye gukubitika, mugiye kubura inzira, mugiye kubura icyerekezo. Melimo tango mandimwa, mwarabeshe ngo babahereza amaturo ngo niko Imana itegetse, mwarabeshe ngo babagurira amamodoka ngo niko Imana itegetse, mwarabeshe ngo nibagura intebe mu nsengero ngo niko Imana ivuze, muyibeshyera. Ariko namwe mugiye gukubitika, mugiye gukubitika, mugiye gukubitika. Subiramo cya mugiye gukubitika, mugiye guhura n'ishano, mugiye guhura n'akaga. Yakobo Yesawu yabaye mu buzima bubi kubera we yagurishije umugabane we. Mugiye kubaho nabi, mugiye gubaho nabi nimutihana ngo muce bugufi musaba Imana imbabazi, mugiye kubaho nabi. Ariko abarinze imigabane yabo Yesu aje kubahemba, abarinze imigabane yabo Yesu aje kubagororera, abarinze taranto we Yesu agiye kubahemba. Nubwo muri kubabazwa ubu, nubwo mukennye, nubwo mutari kubona ibifatika bigaragara, ariko ejo mugiye kubona igitangaza k'Imana. Amen. Mbihanuye nk'umuhanuzi w'Uwiteka. Pelia salame tango mandiwa. We warinze umugabane wawe, warinze ivy'Imana yashize muri wowe. Reka nkubwire, hano imbere ugiye gutambuka, hano imbere ugiye kugubwa neza, hano imbere ugiye guhura n'amahirwe yawe. Ariko we wangirije umugabane wawe, ugiye kubaho nabi, ugiye kubaho mu buzima bubi, ugiye gutaka, umubabaro n'uburibwe bigiye kugufata, ugiye kurira nk'umugore uri kunda. Urakoze. Niyo message nabahereza. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikwishimire. Kandi ndavuga ngo imbaraga n'amavuta ntibikakugureho mwene data Daniel. Reka twinjire mu gice cya kabiri kitakirekire cyane. Igice cya mbere tugisubikiye ahangaha, kandi ibiganiro byacu byo nakagaruka ku Musaraba TV. Reka twinjire mu gice cya kabiri ikiganiro cyacu dusamwe data Daniel. Hakike ibyo twari turugana byari bivuye kuri jewe, namubazaga kugira ngo twungurane, ariko kandi tunafasha abantu b'Imana. Reka tuguhe umwanya noneho mu minota itari myinshi ugeze ku bantu ikimwuka hise ku mutima wawe, ikimana hise ku mutima wawe, uhanuka uko wategetswe mu izina ya Yesu Kristo. Imana y'amahoro kandi Imana y'urukundo nibane nawe, kandi amavuta y'Imana, amavuta y'igikundiro, amavuta y'ubudahangarwa, umwuka w'imbaraga, umwuka w'ubwenge bikuboneka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguha umugisha kandi Imana ishimwe ku kanya Imana iduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Kunda kumva amakuru y'umurwa uri kura atagera izago, kandi umuco n'umwana w'Imana umusumwe nzawinjiramo. Haleluya niko mvuza impundu, haleluya zinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujayo, umusumwe nzawinjiramo. Abazaja muri ico gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umusumwe nzawinjiramo. Abazaja muri ico gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umusumwe nzawinjiramo. Haleluya niko mvuza impundu, haleluya zinjira mu murwa, haleluya ni hafi kujayo Mana, umusumwe nzawinjiramo. Pelimo salame tangoma ko sala wilima, totela sala wilima salame tangoma, topenimo li salamema, totela salande ko tangoma sema, lomila sala wilimo ko tangoli milisi limema, jetala bala sala wila ko tangoma, tome volia salamema. Reka dusangira ijambo ry'Imana. Imana yampishuriye tugiye gusangira ahandi ni Imana. Nsenga Imana kureke ahantu ukomeze witekerezeho
ukeneyeho wumva no makuru witekerezaho kuko nico kintu Imana igukeneyeho mwa kino kinejana. Rero ndakwinginze umfashe gusoma ijambo ry'Imana, agira ngo unsayidie gusoma ijambo ry'Imana mu minota mikeya sintinda, gusa n'uwasoje ko ndagira ngo turitangaze. Imana ishaka gukora igitangaza. Ndabona hari abantu Imana igiye gukiza, ndabona hari abantu bagiye gusubizwa mu imbaraga. Turasoma muri Matayo igice cyaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo waho wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 5 handitse ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi. Indyarya zijya mu masinagogi zikagenda zashananitse, zikagenda zimaka indyarya, zikagenda zateze n'ibitambara zimwe na zimwe indyarya, zikagenda zambaye n'amakote zimwe na zimwe, zikagenda zivuga mu ndimi tangoma salawilima tangoma zimwe na zimwe, ayiwe zikitwaza n'ibitabo ngo ntimukamere nk'indyarya. Komeza. Uretse mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe, zikagenda mu nzira ziririmba izo gushimisha, izo mu gakiza, zikagenda pelimo tangome lisalame kotegrai, zikagenda zirimandi ya kotegrai lomi salame ariko ngo zikabikora kugira ngo Daniel ngo abone ko bakijijwe, ngo kugira ngo abantu babone ko bakijijwe, kugira ngo abantu babone ko bakiriye Kristo. Ariko Imana yarakurebye nubwo ugaragara ko ukijijwe, wereka abantu kusenga, ariko Imana yarakubonye ireza ibikorwa byawe ibona uri indyarya, ireza ibikorwa byawe ibona uri indyarya. Uratitira ngo wa mugore we ngo uri umuhanuzi, ngo uri umunyamasengesho, ariko mu rugo rwawe umuriro waka kandi ariwo uwuteje. Ariko Imana yarakubonye ibona uri indyarya. Wa mugabo we yarakubonye ibikorwa byawe, Imana ikureza ibona uri indyarya. Wa mukobwa we ikubonye ibona uri indyarya. Wowe wa mupasitoro we yarakubonye ibona uri indyarya. Wa mudiyakoni we yarakubonye ibona uri indyarya. Wa mukobwa we, wa mushene we, wa muriri Pelia salame tangoma kotangaye grai yarakubonye ubona uri indyarya, yarakubonye irakugaya. Wa ndyarya we, mwe nimusenga. Haleluya. Mwahuye na Kristo akabafata akabakomeza. Nimusenga nometa ngoma la salamema, mujye mugira ingendo yanyu, mujye mugira iseko yanyu, timukamere nk'indyarya. Yego, ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. La matango sala wilimo tango mandi kisirigandawa, bamaze kugororerwa ingororano zabo hano mwisi. Nta mu bwami bw'Imana ntibateze, nta mugabane bafite, ntibazanakandira. Reka nkubwire, ushake nimba ubona kuri indyarya, ndakugira inama wihane. Wa ndyarya we ihane, wa ndyarya y'umuhanuzi ihane, wa ndyarya y'umupasitoro ihane, wa ndyarya we y'umuhanuzi ihane, wa ndyarya we y'umuririmbyi ihane. Nutihana nta mugabane uteze mu bwami bw'Imana, tuzanahakandira. 6 ubu bagiye kwandika komenti ngo none ijuru ni iryacu abizera, ni iryacu abakiranuka, ni iryacu abagendera mu nzira z'Imana, ni iryacu abamaze guhura na Yesu agahindura imitima yacu, ni iryacu. Ariko nimba utarahura na Yesu ngo ahindure umutima wawe, ntabwo uzarikandiramo. Urasenga ugasambana, urasenga ariko ugasinda, urasenga ariko ukabeshya, urasenga ariko ukagambana, urasenga ariko nta rukundo ugira. Reka nkubwire, ntabwo uzarikandiramo. Oya, habe n'agace karyo, no, nta mugabane wafite. Niko Imana ivuze. Weho nusenga ujye winjira mu nzu we wahuye na Yesu rata. Reka nguha amakuru avuye mu ijuru atariho ivumbi, amakuru atariho ivumbi. We nusenga rata, we wamaze guhura na Yesu,
mukomatana nubwo uri mu kugeragezwa wewe uri mu kugeragezwa hari ukuntu satani ari kuza muri pasa akakugerageza akagucunda kubw'ibihe ariko Yesu aravuze ngo nusenga waza ugiye mu nzu kingura jya mu nzu yawe indani muri make jya mu mwanya jya mu mwanya wawe injira muri gahunda y'umwuka injira muri gahunda yo kwiherera numara wiherere bene wanyu badahari wihererane si ngombwa nk'ushumba baba bahari ahubwo injira mu mavuta y'umwuka injira mu kirere cya konegisiyo n'Imana wiherere ukinguruke ubanze wisuzume urebe niba nta hantu watakaje inzira numara kwiherera ngo uhere kugire gute mbwira ukinguruke umara ukinge uhere kusenge so mwiherera numara ngo utangire ngo uyibwire mwihere tangira uyibwire wewe huye na Yesu rata wewe huye na Yesu jambo wapendwa wewe umekutana na Yesu hata niseme na kwa Kiswahili wewe umekutana na Yesu. Mungu ametaka ukimaliza kusikia neno hili ingia katika ndani nyumbani mwako. Sasa ukiingia katika ndani pale nyumbani uanze kumuomba Mungu. Tena mbele ya kuomba anza kwanza ombe msamaha. Anza kwanza uambie ule Yesu akurehemu. Uambie ule Yesu akutakase. Ukimaliza kutakasa nawe uanze kumwambia shida yako. Ngo numara gukinguruke ngutangira ubwire so mwiherera. Uba abantu bari muri Kongo abantu bumva igiswahili mwihangane ubutatuzaza tuza tuvuge mu giswahili namwe mumumenye. Amen. Amen. Nuko so urebyiherereye aza ayiwe nuko papa wawe hari dadi wawe ubona izo mwene wanyu atabona iyo watakamiye Imana neza hari dadi hari data ujya ureba izo umugabo wawe atabona ije areba izo umugore wawe atabona areba izo ndafashishwe. Ureba sida urwaye ureba kanseri urwaye ureba imivuduko yakuzengereje ureba amadeni ufite ureba ibigeragezo byawe ureba ubukode bwawe ureba uburwayi bwawe ureba ndagira ngo nkubwire ureba bene wanyu batabonetse ureba abaganga batabonetse ureba uyu munsi wa none umutabazi arareba aragukiza sida umutabazi arareba aragukiza kanseri umutabazi arareba aragukiza ubumuga bwawe arareba aragukiza ubuhumyi bwawe arareba arakwishyurira amadeni arareba araguha agaciro mu muryango arareba arakuzamura arareba araguha icyerekezo arareba araguha akazi arareba azi iziherereye biri mu mutima wawe. Yego no pelimo salame nangatangowa hote mosala arareba gukiriza umwana arareba gukiriza umwana umaze igihe arwaye arareba atanga ubwenge ku bana bawe arareba we arareba aragusubiza urugo rwawe wambuwe arareba araguhereza amahoro mu rugo arareba araguhesha ibyo wanyazwe arareba aragutambutsa mu izina rya Yesu. Haleluya. No penimo sango makotango wa ropeli boli salamema hediango tango makosairanga harazala wilimande tako milifo iga lomesa tango milimanga tango ya harazala kostikirigiri manda arareba ndabona ari kureba ibibazo byawe ndabona areba uburwayi bwawe ndabona areba ubukene bwawe ndabona areba akarengane kawe arareba we ndagira ngo wiherere none arareba arakora igitangazo. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato ngo nimusenga reka ndino aho ndahavuga ntuje ndagira ngo uhumve ngo nimusenga ntimukaze muvuga amagambo hato muyasubiramo nkuko abapagani bagira abapagani baza bavuga amagambo bakongera gusubiramo bibwira ko bavuga bazabagira ngo bituma bumvirwa bazabagira ngo kuvuga amagambo menshi kuri zo batuma bagira gute bumvirwa nuko ntimugase nabo kuko so azijya mukenye mutaramusaba. Amen. Shakurekera aho ngaho
ubu twanasoje tugiye gusenga. Amen. Haleluya. Kamvuge kwa kano gace, wowe wa mumama we ugiye gusenga muri uku kwizera, ugiye kwiherera ugasenga, numva neza, ugiye kwiherera ugasenga, izere ko icyo wabwiye Imana yacyumvishe, kandi ikindi icyo wasabye Imana igiye kugikora. Hari abantu basenga bagasengera ideni ku wa mbere, ku wa kabiri bagasengera ideni, ku wa gatatu bagasengera ideni, utekereza ko Imana itagira amatwi? Utekereza ko Imana itumva? Imana irumva kandi irakora. Nusenga uyu munsi wa none, ukimara kumva iyi mesaje, tuwongere kuvuga amagambo uyasubiramo. Nsabye ubwenegihugu, izere ko Imana yabuguhaye. Nsabye kwishyurirwa ideni, izere ko Imana iryishyuye. Nsabye gukira indwara, izere ko Imana igukijije. Nsabye kwaguka, izere ko Imana ikwaguye. Nsabye urukundo mu bana, izere ko Imana ibikoze. Ndagira ngo nusenga ukugiye gusaba, tuvuga amagambo menshi uyasubiramo, izere ko wakiriye. Nimba ukeneye agakiza mu mutima wawe, gasaba Imana, wizere ko Imana ikaguhaye. Kwa kila kitu chote umehitaji, ikintu cyose ukeneye, izere ko Imana yakiguhaye. Icyo ukeneye cyose, izere ko Imana yagikoze. Ndashoje, reka senga Imana. Amen. We wizeye, ndagira ngo nsengane nawe. Ndagira ngo nsengane nawe muri uyu mwanya. Unanijwe n'ibibazo, wabuze ikerekezo cy'ubuzima, wabuze inzira, wabuze umuntu wagufasha mu rugendo, wabuze inzira wanyuramo. Ndagira ngo ngwe adresse yange kugira ngo senge Imana. Baraza kuza kwishira, uraza kuyibona 0788 72 91 46. Ukeneye gusubizwa mu imbaraga, warananiwe ku rugendo, ukeneye kwatura izananiranye, ukeneye guhindukira, wabaye indyarya mu mutima wawe, uraryarya kandi Imana ntabwo ibishaka. Ukeneye guhindukira, ukeneye kwambara imbaraga, ugahinduka mushya. Hamagara tugufashe mu izina rya Yesu. Imana izakugirira neza. Zamura ikiganza cyawe mu kwizera, ugitunge mu mutima wawe ku bibazo ufite, bwaba ari uburwayi, yaba ari amadeni, zaba ari intambara uri mu kurwana. Uwatunga ikiganza cyawe ku kibazo cyose wifuza ko gikemuka, maze ngusengera Imana. Twagiye gusenga, ndagira ngo wazamuye ikiganza cyawe. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo gutya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mu mbaraga z'Umwuka Wera, ndasengera abana bawe bamaze kumvisha pelamo sangawa elande kotanguwa. Ndakumva Mana tira salameri de masema. Ndasengera abana bawe bamaze kumva ijambo ryawe. Ndategetse kugira ngo rihindure imitima yabo, rihindure ibibazo byabo, rihindure izanze guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Bakira impinduka idasanzwe, bakira guhindurirwa amateka, ubuzima bwabo, imibereho yabo bihinduke mu izina rya Yesu. Urakoze kubatabaye kandi kubagirira neza. Wari urwaye, wari unyotewe, wari ubuze akazi, wari ubuze ibyiringiro, yongere asubizwe mu ibyiringiro. Nuwari warasubiye inyuma, wongere umuzure, yongere yambara imbaraga nshya. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.